Nshuti bakunzi ba radiyo televiziyo ijwi ry'umubyeyi Bikira Mariya mu bana be ridufasha kwamamaza Yezu muri Mariya ku mbuga nkoranyambaga, ndabasuhuje mu izina rya Yezu. Ni Modeste rero Nkomezamihigo, umwogezabutumwa wa Yezu na Bikira Mariya. Uyu munsi rero mu kiganiro tugiye kugira muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se ku isi yose hirya no hino, haba hari ibintu by'interamatsiko bisa cyangwa se bifitanye isano n'iby'abakristo dukunze kugenda twumva muri Bibiliya tugenda dusomerwa. Uyu munsi rero nakoze urugendo ngana i Cyangugu, ni muri paruwase ya Mashyuza muri diyoseze nyine ya Cyangugu. Nkaba rero nk'uko mubona ni ahantu mu misozi, hari imisozi itandukanye, ni no mu rugabano kandi rw'imisozi y'igihugu kidukikije cy'u Burundi, aho iyi Mashyuza ihana imbibi na paruwasi ya Rugendo yo muri diyoseze ya Bubanza, aho hakaba ari mu ntara ya Cibitoke. Ndagira ngo rero mu kiganiro tugiye kugirana muraza kumva uburyo ki hari uburyo Imana igenda ikora ibintu byayo kandi byifitemo ububasha se nk'uko twagiye tubyumva muri Bibiliya. Niyo mpamvu nashimye kubagezaho iki kiganiro. Aha mubona mpagaze hakaba ari aho bita ku Mashyuza. Amashyuza rero ayo mazi mujya muyumva, nahasuye nibyo tugiye kureba. Nkaba ndi kumwe n'umuvandimwe ngira ngo atwibwire kandi anabasuhuze, hanyuma tubone gukomeza iki kiganiro nashimye ko mbagezaho ku bwa Yezu. Reka rero bigende neza, tunabisengere ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mana Data mubyeyi, mu izina rya Yezu Kristo umwana w'ikinege wadupfira akazukira kudukiza, tugushimiye ibyiza udukorera, tugushimiye ubuzima waduhaye, tugushimiye ibyo tubonesha n'amaso yacu, ibyo twumva n'amatwi yacu, ndetse ibyiza byose utugirira uko bwije n'uko bikeye, byose bihererwa icyubahiro. Ibyo waremye bigusenge kandi bigusingize ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Uyu muvandimwe rero muramubona, ndagira ngo atangire atwibwira witwa nde, hanyuma twibwire n'urugendo dukoranye aho tuvuye tukaba tugeze aha ahantu wowe uhamenyereye, uhatubwire, utubwire amateka yawe n'ubuzima bwawe. Ijambo ni iryawe. Kristo Yezu akuzwe iteka ryose. Amazina yanjye nitwa Uwimana Jean de Dieu. Nkaba ndi umwe mu bantu bakorera hano, yego, muri iki cyo mu Bugarama. By'umwihariko nkaba nanjye nkunda kuza hano ku Mashyuza. Yego. Jean de Dieu, wenda ukiri aha ngaho mbere y'uko unatubwira, nyine uratwibwiye mu bisanzwe se ukora iki? Ntabwo ari ibanga? Ntabwo ari ibanga. Ubusanzwe ndi umwarimu w'umuziki. Yego. Mu ishuri rya Groupe Scolaire Saint Paul Muko. Yego. Ndi umwarimu w'umuziki. Urakoze cyane. Wambwira ko ahantu hari icyo uhaziho, wenda no gutamenya byose, ariko muri make hari ibyo uhazi wasobanurira abatwumva nk'ubuzima, cyane cyane ko nashimye kugira ngo mu bikomeza ukwemera kwacu tujya twumva muri Bibiliya batubwira amazi yo muri Isirayeli. Hari urwaye ibibembe baramubwira bati genda wiyuhagire mu mazi urakira. Amazi yifitemo ubuzima, yifitemo ububasha, na Yezu yagiye ayakoresha kenshi, cyangwa se abantu bagendaga, hari ivanjiri duherutse gusomerwa bati amazi yari ibirunduraga, noneho utanzemo undi kujyamo agakira. Ariko Yezu kuko abirusha ububasha, we ntibirindira ngo ayo mazi, we yaraje abwira wari wabuze uko ajyamo ati haguruka ufate ingobyi yawe wigendere. No mu gihugu cyacu cy'u Rwanda rero hari amazi abafite ukwemera bavuga bati iyo tuyagiyemo turakira. Niyo nashimye ko tuza hano tukahasura, wowe uhamenyera ukatubwira uko wabyumvise, uko wabibonye, uko byatangiye. Ijambo rero ni iryawe, komeza utubwire. Murakoze cyane. Twakuze natwe twumva Amashyuza, abana b'Amashyuza, amazi ashyushye. Yego. Umuntu agakura yumva afite amatsiko yo kuzareba ayo mazi. Aho dukuriye rero twaraje hano, usanga ni amazi ahari yari menshi, aho se mureba hari amazi menshi, n'aha duhagaze buriya hari amazi. Yego. Amazi ashyushye atogotamo hagati, ukabona harimo haratogota. Yego. Abantu rero benshi barazaga barwaye amavunane, barwaye ibindi, bakajyamo hariya bakavuga ko bakira. Yego. Bagakira. Amazi bafasha abantu benshi bajya baza no kuhasengera rimwe na rimwe. Yego. Mu mateka yaho, ariko
hakaba hari amazi rero ashyushye eh, bigatuma abantu bahasura ari benshi, bigatuma abantu bava impande n'impande zose z'igihugu bakaza. Ayo mazi rero umunsi umwe abaturage bararyamye kuko byari bisanzwe, abantu bajyaga bazamwa ahangaha babyutse mu gitondo basanga amazi yatembye. Yatembye bishatse kuvuga iki? Urabona gutya ni ikidendezi. Aha hose ni ukuvuga ngo se ahangaha hagiraga amazi? Hano hose, hano hari bino biti hose hagiraga amazi, hari amazi. Hano muri kubona hameze nk'ikibaya. Aha hose hari amazi. Yego. Urabona n'utu tubingaro twabaga turi hano. Ahangaha amazi yagarukiraga ahangaha. Hari amazi. Noneho abaturage bakangutse umunsi umwe basanga amazi yagiye. Arimo aratemba nk'umugezi. Yego. Nk'umugezi umanuka. Aragenda bibaza ibyabaye. Abantu bose bakibaza ese byagenze gute? Yego. Ariko nta wari uzi ukuntu byagenze. Amazi yaratembye, igihe kigeze arongera arahagarara. Agarukira hariya tubona. Yirema. Yego. Yari yarashize yose, harasigayemo ikibaya, kamvuge gutyo. Kitarimo amazi na make. Nta na make yari arimo. Yarasigamo agasoko avubukamo, yazubukagamo agenda. Yego. Ese ubwo yajyaga hehe ubundi ko mbona wagira ngo ni nk'ikinogo arateze? Harimo wagira n'inzira, sinzi, ishobora kuba ica hariya, turaza kubaza bano bantu tuvugana nabo. Yego. Ariko igihe kigeze aza kongera agenda yongera yirema. Yego. Yirema kugeza hano. Buriya ugenda ureba uko avubuka. Hano kino gice kirashyushye, nange muraza gukoraho mwumva abashyushye, abari akazuyazi. Ariko mo hagati nk'ahari hashinze kiriya giti buriya, ni ahantu hashobora kugira ibyo kangiza ku buzima bw'umuntu. Usanga hano ari munsi, ari kure cyane. Hariya birabujijwe kuhagera. Birabujijwe, hariya hashinzemo niyo mpamvu bashyizemo kiriya giti. Yego. Buriya abatambuka bashobora gukorera hano, urabona na hariya abantu barahaza. Yego. Bakaza kuhiyuhagirira, abavunitse se kuhiyungira. Yego. Byose. Rero uko rero ugenda wegera imbere niko hagenda haba harehare. Yego. Burya iyo ugezemo hariya hagati haba habaye harehare cyane, burya nta n'umuntu wahakandagira. Ikindi amazi niko ashyuha, ugera ahantu avubuka ku isoko. Murahabona ahantu hameze nk'aho hari gutogota. Hariya ndabona hari gutogota, wenda mu kanya turahegera n'abakurikiye ikiganiro babashe kuhabona. Hariya niho hagenda havamo amasoko yaho. Yego. Muri make ngayo nguko aho rero kino kidendezi kigarukiye cyayo, abantu nyine barongeye baragaruka bakajya baza muri aya mashyuza. Bagakomeza wa murimo. Ndabona hari abaza bagakuramo imyenda bakajyamo bakiyuhagira. Ese n'ubu baracyatanga ubuhamya ko aya mazi agira icyo abafasha mu buzima bwabo? Yego, arabafasha cyane. Abo twabashije kuvugana, ariko nanjye narabyiboneye. Abantu benshi arabakiza nyine arabafasha. Usanga baza bakaza hano gutya bakiyuhagira. Yego. Arabafasha. Yego. Hanyuma rero wenda tukiri ahangaha ni ukuganira bisanzwe. Aha hantu hanteye amatsiko tumanza kuhareba cyane ko hafi ahangaha hari aho bita niba ari Bukunzi. Njya numva bahavuga, hakaba nanone n'umugezi wa Rubyiro. Abantu mu Rwanda twakunze kumva ikinamico y'Uwera, niba ari akanzu k'umukunzi bajya kumwuhira muri Rubyiro. Ahantu rero haravugwa cyane, nkibaza ese iki kizenga niba cyarabagaho ntabwo bigeze batekereza no kuba babarohamwe ahangaha, cyangwa se ni muri Rubyiro gusa babarohaga nk'uko mu mateka bagenda babivuga? Uko byasa kose abantu baturiye ahangaha nakita bakuru, ayo makuru baba bayafite. Mugani iyo nkinamico twese twarayumvishe. N'ubu ni inkinamico abantu bacyumva y'Uwera mu mugezi wa Rubyiro. Umugezi wa Rubyiro rero ndumva nawe uva muri iyo misozi. Yego. Muri iyi misozi nimba uri kuri kino gihande
uramanuka gutyo ukakata ukaza guhinguka handi twabonye mu Bugarama ugenda ugahura na Rusizi yego bigakomeza. ni ukuvuga munsi y'iriya misozi tubona hano hakuno y'i Burundi niho iyo Rubyiru imanuka inyura utegereye cyane ku Burundi hakuno hano hagati hano hagati iramanuka igahura ikagwa mu bishanga biri ahangaha igakomeza igahura n'umugezi wa Rusizi, umugezi twita Rusizi nabyo bigakomeza bikamanuka bihura n'umugezi wa Ruhwa utandukanya u Rwanda n'u Burundi bigakomeza bigiroha muri Tanganyika. Yego ndumva ari aya mateka y'uwo mugezi. Iki kidendezi rero cyo ukuntu batagitekereje muri iyo nkinamico sinzi. Gusa hano ho nahakera. Reka gatoya mbere yuko dukurikirana iki kiganiro wenda ngire icyo mbaza. Urakoze rero muvandimwe gukomeza umbwira amateka y'ahangaha nk'uko twabivuze. Hari benshi bafite ubushake bwo kuza, nabonye hano ko amamoto arahagera, amagare arahagera, benshi nagiye mbona baza ku magare bagakuramo imyenda bakaza hano bakiyuhagira. Aba bantu mbere y'uko bampa uburenganzira bwo kubavugisha no kubashyira muri iyi video yacu ndagira ngo mbegere ngira ngo namwe abakurikiye ikiganiro muri kubona aya mazi ukuntu ari kubira. Ni ukuvuga ngo wenda agiye sindayajyamo ngo numve uko ameze, wenda mu kanya ndakoramo numve uko bimeze, ariko aba bayarimo batubwira uko bayumva uko ameze, cyangwa se si n'ubwa mbere wenda baza kuyiyuhagiramo, baduhe nabo amakuru. Muraho neza? Kristo Yezu akuzwe. Murakomeye muri Yezu? Twagira ngo niba ubitwemereye utwibwire witwa nde, hanyuma niba atari ubwa mbere uza gukaraba aya mazi nabwo uduhe ubuhamya utubwire bimeze bite we wayageze mu gihe sindayageramo. Banyita niko batuye. Yego. Nkaba ntuye mu kagari ka Mashesha. Yego. Umudugudu wa Nyakivomero. Ubundi aya mazi ni amashyuza. Uruwinaha mbese urayazi? Uruwinaha ngaha ni kavukire yanjye. Amazi ni amashyuza kuvana mbere narayogaga tukiri abana kugeza ubwo ngana gutya. Ariko twakundaga kuyazana kubera ko twazaga kuyoga kubera amavunane. Yego. Twumvaga tuvuye mu mirimo twavuga ati tujye mu mashyuza gukaraba amashyuza. Cyane nyine wayavagamo ukumva nyine amavunane nyine arashize. Mbese iyo uvuye mu mirimo urushye unaniwe uraza ukajyamo ugakaraba ukumva amavunane arashize? Ukumva amavunane arashize. Yego. Noneho rero ubu ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose ubu ngubu kubera ko urabona mbere yageraga hariya hakurya hose. Yego. Hariya kiriya kibuga cyose cyari cyuzuye amazi. Ukubona iki gikingo kimeze. Cyari cyuzuye amazi. Yego. Ariko noneho biza kubaho rero intambi zirangaza imyobo. Akaza agenda arigita nyine kugeza ubwo yigeze anarigita burundu aragenda. Yego. Arongera aragaruka. Noneho rero ubu ngubu arashyushye ariko ntabwo ari cyane. Bashyushye muri aka kantu twicayemo gutya, ariko hirya buriya arakonje. Uba ahangaha mwicaye arashyushye? Hano arashyushye ariko si cyane. Ariko ahangaha gutya hano arashyushye ntiwakwicaramo n'iminota nka 30. Reka nyegere numve nanjye nkoremo numve. Nanjye nzatanga ubuhamya rwose. Ndajya kwegera nkumva umwuka n'ubundi. Goko uzi ko ashyushye cyane koko? Yesu we. Uzi ko atwikana? Noneho hariya ahangaha mwakariya kobo. Kariya ariko bavomamo amazi yo kunywa. Aka gasoko kano haruguru. Umuntu urwaye ntuze mu mara. Yego. Arayanywa kumva nyine ibintu byose birasambutse. Ubu aka gasoko ahangaha niho bavomamo ayo kunywa abarwayi mu mara bagize gute? Ko bavomamo amazi yo kunywa. Yego. Aha. Muri munsi y'uru rutare nyine. None se yose ariko ntabwo aturuka muri aka gasoko gusa. Nimwe aturuka ariko ntabwo ari mwe aturuka gusa. Aho hose ubona hagenda agira gutya. N'amazi azamuka. Ariko isoko nyasoko ituruka mu nguni. Yego ituruka mu hano. None se mwebwe mwumvise amateka y'aha hantu.
bababwira ko kuba ashyushye gutya ashyushye kubera iki biva kuki hari ikintu batekereza cyaba kiyashyushya kuko nkoze hariya numva inshatse gushya ntabwo nzi rero mwebwe icyo bababwiye haye amazi aturuka muri ubwo bushyuhe buza gutyo ubundi muri gahunda abashakashatsi nyine babizi bavuga ko aya mazi aturuka mu musozi witwa Cyamudongo Cyamudongo ruguru iriya muri paruwase ya Mibirizi ko noneho bakavuga ko ngo hari ibuye ahitiraho rishyuha buri gihe rishyuha buri gihe ayo mazi akamanuka akaryikubitaho akaza ashyushye buri gihe ari mu kuzimu ari mu kuzimu iryo buye riri mu kuzimu noneho iyo soko iraza ikikubita kuri iryo buye ahora rihinda umuriro akaza amanuka n'ubundi ashyushye amanuka n'ubundi ashyushye yego nta gihazimu naho hariya hirya naho rero hirya ya kariya kazu yego naho hari amazi naho yakamiye rimwe n'aha ngaha ariko noneho hari gaze ubu ngubu umwanya bamaze gukuramo ihene yapfuye yarayivuyemo iyo gaze irakurura ihene yaguyemo bayikuramo zihora zigwamo gaze iri inyuma ya hariya kariya kazu irimo hagati inyuma y'ako kazu umuntu se abasha kuhagera umuntu arahagera mpageze se je ntiyankurura ntabwo wayabukurura kubera kutaba wagiyemo hasi ikurura icyagiyemo aha ayo ni amakuru ni amateka y'igihugu cyacu aya mazi ni ingirakamaro kandi urumva yifitemo ubuzima n'ububasha nifuje gukora iki kiganiro kubera ko no muri Bibiliya tujya twumva ko hari amazi abantu bajyagamo bagakira Imana yaremye ikaremera icyo gikorwa cyo kunganira ubuzima n'imibereho y'abantu ababyemera bakabyemera twaganiye nawe wowe witwa nde nitwa Samweli watubwira iki se wowe kuri aya mazi nawe usanzwe uza koga aha ngaha nsanzwe nza koga ariko nta mateka yayo cyane nzi ngewe uno musaza niwe uyazi nabonye mwazanye hanyuma rero nawe uravuga uti reka njyemo ubu mwogamo si igihe kingana iki bivana n'igihe ushaka cyangwa hari n'igihe ushakiye nyine iyo wumvishe unyine uyahaze uyavamo kuko ntiwayagumamo ushobora kuyagumamo wenda intege zigacika ukagwamo nibyo amatsiko nari mfite ari kugenda ashira kandi buriya wenda n'abandi mu by'ukuri bakurikiye kino kiganiro bazajya bumva ngo aya amashyuza twumva y'Icyangugu mu gihugu hose tuba dufite amatsiko yo kuhagera wowe twasanze urangije gukaraba amakuru yawe wowe witwa nde wowe rero Minani Jean Bosco twageze hariya tubona uyarimo uvamo urambara ubu wumva umeze ute nyuma yo kuva muri aya mazi nari ndimo ndetse ejo nakoze imirimo ivunanye yego numva nyine amavunane menshi cyane ariko maje kugeramo ubundi wumva ndi umusore rwose ubu urumva ukomeye unajya mu kazi rwose nkakora nta kindi kibazo kibayemo yego aya mazi rero aradufasha cyane yego aradufasha cyane iyo twahuye n'amavunane n'aya mazi yo tuyanyoyeho nk'abariya batari kubona n'abagore neza biyanyoyeho rwose aragupfisa rwose ibintu bigatungana nabyo birafasha mu buzima nabyo birafasha noneho abagore banyu bishimira ko muza gukaraba muri aya mazi barabyishimira kuko y'amavunane yarangiye wegera umugore neza nyine ibintu bigatungana kubera ko nagomeje kuza hano ngera hariya nabonye ari abagabo baguma baza bagenda abandi bajyamo abadamu nabo hari igihe baza nimugoroba abadamu bo baza nimugoroba kugira ngo mutabavangira mbese bakaba nabo biturije ari bonyine nagize n'ay'abagabo gusa nyine umwana uramwegera nyine ibintu bikagenda neza Yezu abisingirizwe reka rero munyemerere ndabashimiye ikiganiro mu mpaye ariko habaye hari undi uvuga ati iki twibagiye kukikubwira yakimbwira nta kibazo aho muri cajya aho hirya hano bacaginga ubuzima ni hariya hirya umusore hariya ahagaze ubona hashashe babandi bagwaye pararize migongo hino ahangaha aho niho baryama
aha baraharyama bikagenda imigongo yananiranye, yego, abarwaye indwara zo mu maraso zigena amaraso adatembera neza, yego, umuntu araza akaryama araryama icyuya kikabira cyane. Aha se harashyushye? Aho harashyushye. Nta mazi arimo? Ntayo. harashyushye. Yewe ni sauna. Yesu we. Zana kenda keza ukaharambika ukundi ukahagarama. Urabona ko n'umwuka usa n'uzamuka wenda bahabona niba reka negere. Umubiri wose cyo kikabira. Urabona ko n'ibya koko aya mabuye. Ni ukuvuga ngo abantu barwaye imigongo, imitsi, abafite baraza bakaryama ahangaha na za rubaga impande. Nta mazi arimo, nta kintu kirimo, umwuka umeze nka gaze. Natwe tuzatujyamo tukagaramamo umubiri wose ukabicyuya gusa. Uraza ukagaramamo. Umwuka uturuka mu kumushyushya ariko. Aha nuko ko hateye amatsiko. Icyuya cyamara kuza umaze kwiyuka no kugira gute ukagenda. Amaraso nyine kugenda neza. Yego. Kumva amaraso yagiye gutembera nta kibazo. Ukagaruka mu mazi ugakaraba. None se kujya mu muhafukure gutya mwari mumaze kumenya ko harimo ubwo bushyuhe bwunga abantu, mwari ninde wagize igitekerezo cyo kuhafukura gutya kujya umuntu ajya azaryamemo? Hari abaza bakahakora massage babakire baza bahaza nyine bakabarambikamo kuko urabona ni ibintu Imana yiteguriye, kuko urabona ubushyuhe n'ubundi bwo muri massage. Reba aya mabuye akoze uku kandi ubwayo oya biratangaje. Reka njye kureba naho mwavuze muri gaze. Ubwo sinzi uriya musaza wari ubitubwiye uhasobanukiwe niba afite akanya ngaze adusobanurire, ariko nabyo urumva ko biteye amatsiko kubimenyesha no kubibwira abatwumva, kuko ni byiza Imana yaremye kandi byacu bitugenewe. Ntabwo ari amafaranga umuntu atanga, ibyo byose ntawe ubaka ikiguzi kugira ngo mujye muri aya mazi. Yezu abisingirizwe rwose. Ni ukuvuga ngo ni nyuma y'aka kazu niho hari gaze. Aha nta kirimo. Nabwo ntiwapfa kujyamo cyenyege. Ndabona ari kure, nabonye ari kure. Wabonye ari kure? Ubu naho ugiye koko ni kure. Naho ugiyemo ntiwabura ingaruka zako. Byose. Ese biba byaragiye biba gutya bigenze gute? Nuko biza nyine bikitibura. Ubuse nticyatibuka natwe duhagaze kikaba cyatujyana. Naha keretse ari umunsi dore rero igena kure y'abantu naho. Aha niho hapfira abantu. Aha niho harimo gaze. Hariyo gaze. Naha munsi. Ntabwo wapfa kujyayo. Ko hasa kuriya sinangize ngo ni imyotsi. Wabona wagira imyotsi mugani. Ndabona n'ubundi amazi arimo. Hariya ntabwo wajyayo ngo bihure. Ntabwo wagaruka. Nuvuga ngo munsi ndabona harimo amazi naho. Kandi urabona nayatogota pe. Aha se niho hapfiriyemo ihene. Ihene ishobora kuba yapfiriyemo harahiye. Hirya he. Kandi naho hapfiriyemo abantu. Aha hano umuntu ashobora kumanuka amatabizi avuga ngo agiye kumva uko ayo mazi ameze. Aho ngaho hapfiriye ni gaze y'igikenya nyine. Hariya ntabwo wahajya hariya ntibishoboka. Ntabwo byemewe. Yego rwose. Aha ngaho hapfiriye ihene ni he? Kuba ari hariya. Tugende twereke. Ni ibitobare byinshi bigiye biraha. Hehe. Ni ukuvuga ihene yagiyemo hariya kubera gaze irayikurura. Bamanutse hariya hakurya bajyamo. Bajya kuyikuramo. Reka tunyure hakurya turebe. Duhagarare hariya bamanukanye turebe.
ni ukuvuga ngo ihene yamanutse hariya hakurya iraza ijyamo hano. Nuvuga ngo hari izuba ryinshi hano naho biba bihagera. Gazi irazamuka ikagera hano ari nyinshi n'aha ntiwahahagarara. n'aha ntitwahahagarara. Ubu rero ibyo bisohokamo gaze bifitanye isano na kiriya cyuzi bogamo. Hanyuma se nabyo byabyuzuye amazi. n'ibi byabaga birimo amazi yageraga hejuru none yaragiye. yaje kuvamo. Ibi biti se biri hano bimeze uko, ibi byo hari icyo mwaba mubiziho? Ibi biti ibishyamba nyine byagiye byimeza. n'ibishyamba byagiye byimeza. bya leta kuko nta muturage wapfa kuza ngo agikoreho. Tugana ku musozo rero, reka twerekeze hano hirya. Yeza guha umugisha, usigara amahoro. Urakoze. Yego turi kumwe. Nshuti bakunzi ba radiyo televiziyo ijwi ry'umubyeyi Bikira Mariya mu bana be ridufasha kwamamaza Yezu muri Mariya ku mbuga nkoranyambaga. Mwakoze rero kubana natwe ku musozi w'iki kiganiro, turabashimiye. Mwabonye aha hose naho bita rero ku Mashyuza, hano mu Bugarama nyine, ariko turi muri paruwasi ya Mashyuza birumvikana. Aya Mashyuza nagerageje kubafasha gusobanukirwa nayo nifashishije bari abantu mwabonye bari gukaraba muri ariya mazi. Bakoze cyane, baduhaye rero amateka atari make, bagerageza kudusobanurira ibyiza byayo, uburyo bibafasha, ndetse batubwiye yuko atari bo bonyine, no ku mugoroba abadamu babo baza nabo bakayakaraba nk'uko nabo abagabo bo murabona barisanzuye, kuva mu gitondo baba barimo, abandi basimburana ngo ubwo nimugoroba haza abadamu nibo baza nimugoroba nabo kugira ngo aya mazi Imana yaremye bayakarabe kandi abafashe. Mwumvise ko nta kiguzi bisaba, ntaki. Hanyuma nkaba nshimira n'uyu muvandimwe watwibwiye akantembereza ahangaha tuvanye ku kigo cy'amashuri nk'uko yabibabwiye, nepfo iyo ngiyo twateze dutega amamoto tubasha kugerayo. Ndamushimiye rero kandi namwe ndabashimiye, ariko mbere yuko dusoza habaye hari ikindi wababwira, wakibabwira mu izina rya Yezu. Natwe twabashimiye, twishimye cyane. Nabibwiye mbabwira ko ndi umwarimu w'umuziki, ndi n'umuririmbyi. Yego. Ngira n'indirimbo zanjye, nkagira n'irindi tsinda tubamo ry'abaririmbyi dukora indirimbo. Ni ukuvuga ngo ni ukwamamaza Yezu Kristo mu ngeri zose, binyuze mu mpano Imana yaduhaye yo kuririmba. Ni ukuri Yezu aguha umugisha. Ndagushimiye. Abijuru nibabishaka tuzongera tubonane, reka dufatanye no gushimira ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mana Data, mu byo watwese urakoze, tugushimiye umwanya mwiza nk'uyu waduhaye, tugatembera mu bwatsi bwawe, mu gihugu cyawe, ku isi yawe, tuhaboneye ibyiza waremye kandi bidufitiye akamaro. Turabigushimiye, tugushimiye ingabire zose waduhaye, Roho Mutagatifu wawe utumurikira, utuyobora, udukomeza, utubwiriza. Komeza rero Nyagasani, utugire neza, utubere umubyeyi, natwe tukubera abana beza bakwizihiye, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Mariya utasamanywe icyaha udusabire. Umwamikazi w'intumwa udusabire. Mubyeyi wa Kiliziya udusabire. Bikira Mariya mu byo utagira ikikunanira mu bantu udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Urakoze.